Amen, amen. Yesu araguhamagara mwene data, Yesu araduhamagara twese ngo twumve ijwi rye. Yesu ashimwe bene data, karibu kandi kuri uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana, muri kumwe nanjye Jean Claude Karinijabo. Uyu munsi ni kuwa mbere, itariki ni 24 z'ukwezi kwa munani. Karibu ku murongo w'ivugabutumwa wo ku gicaniro. Ubushize ni kuwa mbere w'igishize twaganiriye ku magambo Yesu ubwe yivugiye, ubwo yadusobanuriraga ukuntu azagaruka ari umwami uje guca imanza, aje gucira imanza amahanga yose y'abatuye mu isi. Twabonye kandi ukuntu azatandukanya abe n'abatarabe. Mu magambo ya Matayo ibice 25, tubona ko azatandukanya intama n'ihene. Ikindi kintu cy'ingenzi twavuze ni uko agakiza kadaturuka ku mirimo myiza twakoze, ahubwo duhabwa agakiza kubw'ubuntu bw'Imana tubikesheje kwizera. Rero twabonye Imana mu ijambo ry'ubushize, twabonye ukuntu Imana yigaragaza cyangwa se yigaragaza mu ishusho y'umwami uzaba aje guca imanza. Imana yigaragaje nk'umucamanza, ariko uyu munsi turabona Yesu mu ishusho yindi. Ni umugani uduhishurira indi sura y'Imana, isura y'Imana nk'umubyeyi wihutira gusanganira umwana we wari warabaye ikirara, nyuma akagaruka mu rugo akamwakirana ubwuzu. Uyu ni wa mugani abenshi mumenyereye, umugani w'umwana w'ikirara dusoma mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 15. Yesu ashimwe cyane. Reka dufungure Bibiliya zacu mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 15, duhereye ku murongo wa 11, dutege amatwi uko Yesu atubwira, uko Mwuka Wera atubwira muri kino gitondo. Umutwe w'amagambo utubwira ko ari umugani w'umwana w'ikirara. Ndibuze kubereka cyangwa turibuze kuganira ko mu by'ukuri ahangaha harimo abana babiri, umwe ni ikirara ariko n'uwa kabiri wasigaye mu rugo we n'umwana w'ikirara. Ikirara ni ijambo dusigaye dukoresha, risigaye rikoreshwa mu Rwanda ry'umwana. Ikirara ni umwana uva mu rugo akajya kuraruka, akararukira ahandi bakamubura, ariko ikirara aba ari umwana wo mu rugo ariko ugira utuntu tw'amanyanga, tw'amacenga, ntihagire ubimenya, ukazavuga ati uwo mwana wabuze ko yabaye ikirara kandi wowe uzi ko ari mu rugo. Reka twumve rero icyo ijambo ry'Imana ritubwira uyu munsi. Luka ibice 15 umurongo wa 11, hatangiye hatubwira ngo maze Yesu ababwira uyu mugani ati, habayeho umugabo akagira abahungu babiri. Umunsi umwe umuto yabwira se ati, data, umunani wangeneye. Nuko bombi se abaha iminani yabo. Bene data, muhite mutekereza, umwana w'umuhungu uri mu rugo rwa se, ibirimo byose ni nk'ibye, afite ibyo akeneye byose, afite umwanya mu muryango wose haba muri urwo rugo, ariko uko igihe cyagendaga ashobora kuba yaratangiye kujya yumva amakuru y'ibibera ahandi. Bakamubwira bati ahangaha rwose wowe nta kintu ufite, nta munezero ufite, akabyumva bakamubwira uko ahandi bimera. Nuko umunsi umwe umwana w'umuhungu aragenda abwira se ati papa, ati n'ibyanjye nigendere. Ubundi ubusanzwe mu muco w'Abayuda ndetse no mu muco wa Kinyarwanda, umurage utangwa nyuma y'urupfu rw'umubyeyi. Kujya kubwira umubyeyi ukiriho ngo mpa umunani wanjye, icyo gihe mu Bayuda byari igikorwa cy'agasuzuguro gakabije. Haleluya! Kujya kubwira umubyeyi ngo ndashaka umunani wanjye ni nko kumubwira ngo ndabona waratinze gupfa, wampaye ibyanjye wowe ugasigara ugaragurika wenyine, ngewe nkigendera. Mu yandi magambo rero uyu musore yashakaga ibyose yari afite, yarebaga byose afite akabishaka, kandi ntiyashakaga gukomeza kubana na se. Murumva umutima w'uwo mwana. Gusaba kujya kubwira papa wawe, ari papa wawe wo mu isi, ari na papa wacu wo mu ijuru, data wo mu ijuru, gusaba ntabwo ari bibi na gato.
dusaba Imana tukayisaba kuduha ibyo dukeneye, ubuzima buzira umuze, dusaba gusengera amahoro, dusaba gusengera kubona akazi, amahoro mu ngo zacu. Ibyo byose ndetse dusabwa gusenga tubisaba Data wo mu ijuru, ndetse na Yesu Kristo ubwe aratwigisha ati mujye musenga muvuga muti Data wo mu ijuru uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Imana ishaka ko tuyegera nk'abana, tukayibwira ibyo dukeneye, tukayibwira ibibazo byacu, kuyibwira ibibazo byacu ntabwo ari ikibazo. Ikibazo ni igihe duha agaciro ibiva mu maboko ya Data kurusha uko we tumuha agaciro. Ni uko turushitisha iby'ubutunzi tukabirusha kurutisha nyir'ubutunzi. Dushobora gushaka ibituruka mu kuboko kw'Imana, ariko ntidushake umutima wayo. Imana ishimwe cyane. Dushobora rwose gushaka ibyo Imana iduha, ni byiza, ariko ntidushake kubana nayo no kuyegera. Rero bene Data, uyu muhungu muto yari azi neza ibyo se yashoboraga kumuha, ariko ntabwo yari yagasobanukirwa. Ntabwo yari yagasobanukirwa n'umutima w'umubyeyi, ntabwo yari yagasobanukirwa n'agaciro ko kuba mu rugo rwa se. Mu mirongo ikurikira turabona ukuntu byamugendekeye, nibyo tugiye kureba. Ngo iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose, ubwo ni ukuvuga ibyo se yari amaze kumuha, kubera ko yari yamusabye umunani, arabiteranya ngo aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu by'ubugoryi bwe. Ubugoryi bwe, aragenda ibintu bye arabisesagura mu bugoryi. Ntabwo batubwira uko yabisesaguye. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Haleluya! Ngo bidatinze uwo musore yahise abona ko ibyo kurya, ibyo urya udasubizaho, ntabwo bimara kabiri. Wa mutungo we wose yagiye yishimye awufite mu mufuka, sinzi niba hari n'ibyo yari yikoreye ku mutwe, byaragiye maze ibi bintu byose birashira, kubera ko nta bintu bidashira iyo ubirya utabisubizaho. Maze ibintu bigiye kurushaho kuba bibi, aho hantu bari baramuratiye ko ari igihugu cyiza, haterayo inzara. Haterayo inzara, atangira kumva, kuva yavuka atangira kumva uko kubwirirwa ndetse ukanaburara uko bimeze. Atangira kwiga guca inshuro, kujya gukorera ibyo kurya atarabyigeze kuva yabaho. Atangira gushaka uko yakorera kugira ngo abone icyo ashyira mu nda. Mwibaze umwana w'umuyuda kugira ngo ajye kuragira ingurube, kandi ingurube mu bayuda ni itungo rihumanye, riziririzwa cyane mu muco wabo. Umwana wajyaga arira ku meza ya se, akarya bagasigaza, ndetse n'abapagasi babo bakarya bagasigaza, ibisigaye bakabiha amatungo. Ntabwo abayuda bo ntibororaga n'ingurube. Ubu ngubu noneho asigaye yifuza ibyo kurya by'ingurube. Ingurube zimurusha kurya neza, kuko n'ibiryo byazo arabyifuza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ariko ntabibone, ntihagire ubimuha. Umwana wagiye kure ya se, gushoboka kose yibwira ko agiye kuhashakira ubuzima bwiza, ko hari ubuzima butegereje, agenda afite umutungo se yari yamuhaye, none bene Data asigaye kapa, asigaye ashonje, kandi nta muntu n'umwe umwitayeho, ahubwo bitaye ku ngurube. Baza kureba niba ingurube aragiye, ntibavuga ngo mbese wariye, baravuga ngo izi ngurube zariye, wazihaye ibyo kurya. Yibwiraga ko aramutse abonye umugabane we, umurage wa se, akawigengaho, azabaho umunezero udashira. Ariko amaze kugenda, amaze kugera kure no kubura byose, nibwo yatangiye gusobanukirwa ko ibyo yari yarasize mu rugo rwa se byari bifite agaciro kurusha aho yagiye gushakira muri icyo gihugu cya kure. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ariko ko iyi nkuru
ntabwo inkuru y'uyu musore ntabwo yarangiriye mu kuragira ingurube, nubwo yaragiye kure, yari agifite aho yashoboraga kugaruka, niyo mahirwe ye, niho iyi nkuru ibera nziza. Iyo dukomeje tugasoma aha ngaha muri Luka 15 guhera ku murongo wa 17 kugeza kwa 20, niho ngo nuko yisubiyeho aribwira ati, agaruye akenge aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, barya imigati bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data, nacumiye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Haleluya! Bene data, ndagira ngo mumere nk'abareba filime, mwibaze uyu mwana icyatumye uyu mwana asubiza agatima impembero. Igihe amafaranga yari amaze kumushiraho, ntabwo yatekereje gusubira iwabo, kuko icyo gihe yari agifite ibyo kurya. Ntabwo ari urukumbuzi rwo kuba kure y'igihugu cy'amavukiro byatumye asubira iwabo, yewe nta nubwo ari ipfunwe ryo kuba asigaye aragira ingurube kandi ari ikizira mu Bayuda, ahubwo icyatumye asubira iwabo, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni inzara. Inzara yaramuriye maze ituma atekereza. Umugani ntabwo utubwira, uyu mugani kuko ni umugani mu by'ukuri Yesu Kristo yabitanze nk'umugani, ntabwo utubwira ko iyo nzara yateye muri icyo gihugu cyari igihano Imana yamuhaye, ariko tubona ko Imana yakoresheje iyo nzara kugira ngo uyu musore w'ikirara agarure akenge. Murebe kandi ikintu cya mbere yibuka ubwo yongeraga gutekereza iwabo. Haleluya! Ikintu cya mbere yibuka, ntabwo abanza kwibuka agahinda kari mu maso ya papa we, ntabwo ahita yibuka urukundo yamwerekaga, ahubwo yibuka ibiryo. Haleluya! Arabanza akibuka ibyari biri ku meza y'iwabo, ngo abagaragu ba data dore imigati. Iyo ushonje utekereza ibyo kurya, ibyo wigize kurya. Abagaragu ba data dore imigati ubu barayirya bakayisigaza. None dore njyewe umwana wo mu rugo, dore uko mbaye, inzara yenda kuntangurira hano muri amahanga, kugeza aho yifuza ibyo kurya by'ingurube. Inzara niyo yatumye afata icyemezo kidakuka. Bene data, iyo ushonje ntabwo uvuga ngo nzabitekerezaho. Niyo mpamvu abantu benshi banacumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Iyo ubahaye ibizabatunga, akareba akavuga ati ubu ngubu rwose ngiye kudamarara kwahera no kongera kugira ikibazo, aravuga ati nuko reka mpaguruke, reka nkore ibyo ngomba gukora. Nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubira kwa se, yahise atekereza amagambo azamubwira, arayiga, yasubiramo, ayafata mu mutwe ati nzagenda rwose mubwire, agomba kuba yarakoze nk'aho wakunda umuntu ajya mu ikinamico agasubiramo ibintu. Papa, nacumuye ku yo mu ijuru rwose, nahemukiye Imana, nawe ndetse nacumuye no mu maso yawe, ntibikwiye ko nitwa umwana wawe. Ariko bene data, murabyumva, uyu mwana nubwo yatangiye kumenya ukuri ku cyaha cye, nubwo yari azi ko yacumuye, nubwo yemera ko yabaye ikigaba nk'uko babyita mu Kirundi, ntabwo yari atarasobanukirwa neza uwo se ari we. Aracyatekereza nk'umuntu ugomba kwishyura umwenda, aracyatekereza kubanza kugura umubano mwiza hagati ye na se. Ntabwo yari azi umutima wa se. Niyo mpamvu atanatekereza gusaba kongera kwitwa nk'umwana, gufatwa nk'umwana, ahubwo arategura gusaba, kugera agiye gusaba akazi kugira ngo byibuze afatwe nk'umwe mu bagaragu b'iwabo mu rugo. Ati sinkwiriye kuba umwana, reka mbasi mbe nk'aba bagaragu kuko bafite icyo barya. Umugaragu, bene data, umugaragu arakora agahembwa. Uyu mwana yari aratekereza ati ahari sinshobora kongera kwakirwa nk'umwana, ariko nibura nshobora gukora nk'umugaragu nkabona icyo ndya. Imana ishimwe cyane. Arahaguruka ajya kwa se. Noneho mutekereze umwana wavuye iwabo, ari umusore mwiza, umwana wo mu rugo rudagize icyo rukennye, arongeye afashe inzira ndende yamuzanye imusubiza iwabo. Mwibaze umuntu waragiraga ingurube uko yasaga, ibicocero yari yambaye, ari mu nzira agenda asubiramo mu mutwe ya magambo agomba kubwira se. Ntabwo azi
kose ari bumusubize, ntabwo azi ibimutegereje, ariko icyo ataramenya bene data, icyo ataramenya ni uko nagera imbere, uko azagera imbere imbere ya se, uko bizamugendekera, ni uko ijambo ry'Imana muri buze kumva uko byamugendekeye ageze kwa se. Uyu ni umugani mumenyereye by the way, ariko ni byiza kugira ngo twongere twumve icyo Mwuka Wera ashaka kutwigisha akoresheje iri jambo, kuko iby'Imana ntabwo bisaza. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 20 rero ngo agituruka kure se aramubona, muri Bibiliya yera aravuga ngo aramubabarira, ariko ubu ni ukuvuga ngo amugirira impuhwe. Yamubonye wenda ubwo agenda nahanaha yunamye ati uriya ni umwana wanjye, aramubona aramubabarira, yumva impuhwe ziraje, arirukanka aramuhobera, aramusanga aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, atangira kuvuga aya magambo yasubiyemo: papa naracumuye, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Kwa kundi yabisubiragamo, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se amuca mu ijambo, ntiyatuma avuga aya magambo yandi. Abwira abagaragu ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi muwumwambike, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Imana ishimwe cyane. Bene data, hari igihe umuntu ashobora gutekereza ko iyo yagiye kure cyane, iyo wakosheje bikabije, iyo wakoze amakosa menshi cyane, cyangwa wamaze igihe kinini utari kumwe n'Imana, iyo ugarukiye Imana ugomba kubanza kwishyura ibyo wakoze. Niko kera muri Kiliziya Gatolika babigenzaga, baravuga ngo ubanze utange icyiru cy'ibyaha byawe, ndetse muri icyo cyiru hakabamo no kwibabaza, aribyo ba Martin Luther, babandi bakoze ivugurura bavuze bati ntabwo ari byo, uwizera umukiranutsi azakizwa no kwizera. Bazamutse ingazi bapfukamye, amavi yabo ari kuvirirana barimo kwibabaza. Rero n'umuntu wumva ngo kugira ngo nemere kwakirwa ngomba kubanza kwishyura ibyo nakoze, agomba kubanza kwerekana ko wahindutse, ngomba kubanza gukora byinshi kugira ngo nongere kwemera. Ariko inkuru y'uyu mwana bene data, uyu mwana w'ikirari itwereka ikintu gitangaje ku mutima w'umubyeyi, ku mutima w'Imana. Iyo umunyabyaha agarutse, Imana ntimwakira nk'umukozi ushaka akazi, imwakira nk'umwana ugarutse mu rugo. Uyu mwana yari yavuye kwa se, yari yarasesaguye ibyo yari yarahawe, yari yaragiye kure ya se, ariko igihe agarutse, Bibiliya iravuga ngo agituruka kure se aramubona akiri kure. Kera mu ntangiriro z'imyaka muri za 70, muri za 71, 72, ndibuka ko abasore b'iwacu aho mvuka ku musozi, abenshi iyo bagezaga igihe cyo gushaka bajyaga gukorera amafaranga muri Uganda. Icyo gihe Uganda yari igihugu gikize cyane, Idi Amin atarayizambya. Rero bamwe bajyaga gushaka amafaranga yo kwiyubakira inzu nziza, kubera ko ntaho bashoboraga kuyabona bayakorera. Abandi bagashaka wenda kwigurira imyambaro myiza, imyambaro bazasezerana bambaye, urukweto rwiza. Ariko muri abo basore bajyaga bajya muri Uganda gukorera aya mafaranga, hariho abageraga Uganda ikabaryohera bagatinda gutaha, bakigumirayo iwabo bagategereza bakababura. None iwacu ku musozi, abavuye Uganda hari umusozi bakundaga guturukaho bamanuka, batwaye ya mavarisi mwagiye abavuye Uganda, mwumvise abavuye Uganda bazaga batwaye n'agatara bacanye ku manywa nk'uko babivuga muri ya ndirimbo. None umubyeyi wabaga afite umwana waheze Uganda, yarabyukaga amaso akayahanga muri wa musozi abantu bavuye Uganda baturukamo, yabona abantu bamanuka akabanza gutekereza, akitegereza neza, akavuga ati ariko hari wenda umwana wanjye ntiyaba ari muri bariya. Rero uyu mupapa nawe, uyu mupapa w'uyu mwana w'ikirara wo muri Luka 15 aranyibutsa abo babyeyi. Bibiliya ntabwo itubwira ko umwana ageze ku irembo aribwo se yamubonye, ahubwo iratubwira ngo agituruka kure ise aramubona.
nibaza ko uyu mubyeyi rwose yahoraga areba mu nzira ategereje ko umwana we yazagaruka. Kandi bene data, icyo nicyo Yesu ashaka kutwereka ku mutima w'Imana. Hari umuntu ushobora kuba yumva ko yagiye kure cyane, ahari ko umaze igihe cyane utagisenga Imana, ahari ko umaze igihe cyane hari ibyakurangaje, icyaha cyakujyanye kure y'Imana, ukaba ukijya mu rusengero ariko umutima wawe umaze igihe kirekire uri kure y'Imana, ariko mwene data, niba bikumereye gutyo ngufitiye inkuru nziza, Data aracyareba mu nzira uzaturukamo umugarukira. Haleluya! Ntabwo Imana itangira kugukunda ugeze ku marembo. N'iyo ukiri kure, Imana ibikubona. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku kintu kimwe gikomeye cyane. Ubuntu bw'Imana ntabwo butubabarira gusa. Ubuntu bw'Imana ahubwo ni nabwo butugarura. Ubuntu bw'Imana nibwo butuma tuyigarukira. Naho ubundi hari benshi tubona baragiye bakagaruka ariko na benshi baherayo kubera ko ubuntu bw'Imana butarabageraho. Imana ntabwo itegereza ko ubanza kwikosora mbere yo kuyigarukira. Umwana ntiyagarutse afite ibintu byose yikosoye ari ku murongo, ntiyagarutse afite ya mafaranga yari yaratwaye akajya gusesagura, ntiyagarutse afite ibyo kwereka se ngo dore ibyo nakoze kugira ngo nkwereke rwose ko ubu ngubu nahindutse. Yagarutse uko yari ameze, yambaye ibicocero, mu bukene bwe, mu nzara ye, mu mwanda we, na ya nzara ikimutema amara. Kandi na se ntabwo yamubonye ngo amubwire ngo nsobanurira sha ngo wari waragiye he? Ubu noneho ugiye wakumva? Ntabwo yamubwiye ngo reka tubanze ngo turebe niba nkwiriye kongera kukwizera. Ahubwo ngo yarirukanse ajya kumusanganira. Imana ishimwe cyane. Ibi nibwo buntu bw'Imana, niko ubuntu bw'Imana bukora. Hari abantu batekereza bati nzagarukira Imana nimara kubanza kwikuramo iki cyaha, nimara kumva rwose maze gusa neza, maze nk'umwaka ntakikora ibi bintu, nibwo nzagarukira Imana kuko ubwo ngubwo nibwo izanyemera, nzagaruka nimara kubanza kuba umuntu mwiza. Ariko ntabwo ariko ubuntu bw'Imana bukora bene data. Ntabwo ubuntu bw'Imana bugusaba kubanza kwitunganya ngo ubone kuza kuri Kristo. Ahubwo uza kuri Kristo kugira ngo abe ari we ugutunganya. Imana ishimwe cyane. Yesu ntabwo yaje gushaka abantu bamaze kwitunganya, yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ikintu cya kabiri ngira ngo tuganireho ni uko ubuntu bw'Imana ntabwo bukubabarira gusa, ahubwo bugusubiza mu mwanya wawe ukwiriye, bugusubiza indangamuntu yawe y'umwana wari waratakaje. Uyu mwana yari yateguye amagambo yo kubwira se. Yari yaje inzira yose ayasubiramo ameze nk'urimo gutegura gukina ikinamico. Namuhinguka imbere, nikubite hasi, mubwire nti papa rwose narakojeje kuri wowe, nkosa no ku Mana yo mu ijuru. Yari yiteguye kugaruka mu rugo, ariko yagaruka yagera yumvaga atagikwiriye kwitwa umwana. Nyamara ise nta nubwo yigeze yemera ko arangiza aya magambo ye yo gusaba kuba umukozi, yo gusaba kuba umugaragu, ahubwo yahise ahindukirira abagaragu, abaha amabwiriza yihuta ati vuba nonaha nk'aho mvugiye aha, mwihute muzane umwenda uruta iyindi mu nzu. Akenshi ndetse ubwo ushobora kuba ari umwenda papa we yajyaga arimbana. Umwenda uruta iyindi mu nzu ukaba ari umwenda w'uwo mupapa. Mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Umwana yari yateguye kugaruka afite indangamuntu y'umugaragu, ariko papa we ntabwo yari kwemera ko agaruka mu rugo afite indi ndangamuntu atari indangamuntu y'umwana. Imana ishimwe cyane. Mumwambike umwenda uruta iyindi. Ntabwo yari kwinjizwa mu rugo yambaye ibimenyetso byose by'urugendo rwe n'ubukene bwe, ngo n'abantu baze, ba bandi bajyaga bajujura ngo wa mwana we yaragiye muze murebe uko asa. Reka da, muhite mubanze mumukarabye mumwereke asohoke asa neza, asa n'umwana. Mumwambike impeta ku rutoki. Impeta kiriya gihe mu gihe cy'Abayuda cyari ikimenyetso cy'umuryango, naho ni ikintu cyatumaga werekana aho ukomoka.
aho wayerekanaga bahitaga bavuga bati uriya ni umwana wo kwa naka, bagatuma bakwizera. Impeta waragendaga ukaba wayitera mu rupapuro ahantu, ukaba bakakuguriza amafaranga kuko yabaga yerekana ko uri umuntu ufite aho ukomoka kandi ko ufite ibyo uzishyura, kuko wabaga nyine werekana ikimenyetso cy'uwo uri we. Uyu munsi iyo mpeta umuntu yayigereranya n'icyo nakwita carte de crédit cyangwa se credit card. Ni ukuvuga umwana ni broke, il est fauché, mugende mumuhe na carte de crédit ajye agenda aho atambutse, ntagire icyo yifuza, yerekane uwo ari we. Haleluya! Iyo wabaga rero wemerewe ufite iyo mpeta, wabaga wemerewe gufata umwenda aho icyo ushatse hose. Arongera ati noneho mumwambike n'inkweto. Abagaragu benshi b'icyo gihe ntabwo bambaraga inkweto mu birenge, ariko umwana wo mu rugo we yambara inkweto. Ntabwo wakwambara inkweto, icyo gihe bambaraga sandare. Ntabwo wakwambara inkweto uri umugaragu kandi uri bwirirwe mu byondo mu itaka. Mu magambo make rero se yaramubwiye ati mwana wanjye ntabwo ugarutse kuba umugaragu, wagarutse kongera kuba umwana. Bene data, hariho abantu bihana ibyaha. Hari abantu bihana ibyaha ariko bagakomeza kubaho nk'aho Imana itababariye, itigeze bababarira, bakavuga bati yego Imana ishobora kuba yarambabariye, ariko ntazongera kumera, ntabwo itazongera kumfata nk'uko nari imeze. Ariko muri Kristo Imana ntabwo ikubabarira ngo nirangiza igusige inyuma y'umuryango, irongera ikagusubiza mu muryango, ikwinjiza mu rugo, mu muryango w'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo turi abana b'Imana kubera ko twitwaye neza. Sibyo bene data? Ntabwo ujya gukizwa, Imana ijya kukwakira mu muryango wayo, ntabwo ari uko wari witwaye neza, ahubwo turi abana b'Imana kubera ubuntu bwayo muri Yesu Kristo. Satani cyokora ashobora kukwibutsa hahandi wigeze kujya kure y'Imana, ariko ubuntu bw'Imana burakwibutsa ko uwo uri we muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu ngira ngo mvuge, iyo umuntu agarukiye Imana, ijuru ririshima. Papa yaravuze ati muzane ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Ntabwo yavuze ngo bazane umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene gusa ngo turye hano mu rugo, hanyuma twicare turye bucece tuganirize uyu mwana. Eka da! Nibazane ikimasa cy'imfizi kibyibushye, cya kindi nyine barya kijya kibagirwa mu birori bikomeye, maze abantu bo ku musozi bose, bo mu mudugudu bose baze barye banezeranywe natwe. Uyu mubyeyi ntabwo yashakaga kubabarira umwana we mu ibanga no kumwinjiza mu rugo bucece. Yafunguye imiryango kugira ngo abantu baze barebe uko imbabazi zisa. Haleluya! Maze aravuga ati uyu mwana wanjye, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Ntabwo yavuze ngo uyu mwana wanjye, urabona uyu mwana wanjye yari yarabaye ikigoryi none yagaruye ubwenge. Ntabwo yavuze ati yari yaritwaye nabi none ndabona atangiye kwikosora. Yaravuze ati yari yarapfuye none azutse, yari yarazimiye none arabonetse. Ntabwo yavugaga ko yari yarapfuye kubw'umubiri, yavugaga ko yari yaragiye kure ya se, umubano wabo wasaga n'uwapfuye, yari yarazimiye, yari yatandukanye na se, ariko noneho yazutse. Yesu Kristo hano akoresha aya magambo, ni uko kuba kure y'Imana ni urupfu rwo mu mwuka. Kugarukira Imana ni ukuva mu rupfu ukajya mu bugingo. Haleluya! Niyo mpamvu bene data, aya magambo y'uyu mubyeyi ntabwo ari amagambo y'umuntu ugerageza kwihanganira umuntu wamutengushye. Ni amagambo y'umuzuko. Agakiza ntabwo ari uko umuntu umubi atangira kwitwara neza gusa, ahubwo ni uko uwari yapfuye yongera agahabwa ubugingo. Ni uko wari wazimiye yongera akaboneka. Ni uwari waragiye kure akongera akagarurwa hafi. Imana ishimwe cyane. Bene data rero, aha harimo isomo rikomeye kuri rya jambo dukunze kuvuga cyane ryitwa ubuntu bw'Imana, neema ya Bwana. Harimo isomo rikomeye ridusobanurira icyo ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. Uyu mwana yari yiteze igihano, ariko ahura n'ibirori.
sibyo bene data? Iyo niyo neema ya Bwana, ubuntu bw'Imana, la grâce de Dieu. Yari yiteze ko umuryango ukorana bakamucira urubanza bakamuhana, ariko ahura n'iki? Ahura n'impuhwe. Azi ko we yavuga ati ningira amahirwe barangira umugaragu, ariko abona yongeye kwitwa umwana. Uko niko Imana ibona agakiza. Uko niko agakiza duhabwa kaba kameze. Iyo umunyabyaha yihannye akagaruka kuri Kristo, ntabwo Imana ivuga iti reka tubanze turebe iki gihe ko ubu ngubu noneho azitwara neza. Ahubwo mu ijuru haba umunsi mukuru, kuko uwari wazimiye yabonetse, kuko uwahoze yarapfiriye mu byaha yongeye agahabwa ubugingo bushya muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Se aramwakira, barishima, ariko umugani Yesu ntabwo awusoreza aha, kubera ko mu rugo hari undi mwana Yesu nawe agiye kutubwira. Umwana biri bugaragare ko we ntabwo yari ikirara, ahubwo yari mu rugo yiyoberekanije, ariko mu by'ukuri nawe ari ikirara. Haleluya! Iyo Yesu aza kurangiriza uyu mugani kuri biriya birori byo kwakira umwana w'ikirara wagarutse mu rugo, twari kuvuga tuti mbega inkuru nziza, umwana wari warazimiye yaratashye, ise araza arongera aramwakira, ajya kumusanganira. Ibi bintu ni byiza rwose, bamushyira impeta mu rutoki, bamwambika inkweto. Ibi bintu ntabwo bigira uko bisa, inkuru irarangiye kandi iragiye neza. Ariko iyo dukomeje tugasoma ku murongo wa 25, aratubwira ngo ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima. Amaze kuza ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu aramubaza ati ibi byabaye ni biki? Umurongo wa 27, umugaragu aramubwira ati murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko amubonye ari muzima. Umurongo wa 28, undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati maze imyaka ngukorera, ntabwo nazi itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye? Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Ariko uno mwana rwose arasekeje cyane. Ese buriya ubundi yabwiwe n'iki ko ibyo ngibyo yabimaze abisambanisha? Ko ntaho babitubwiye. Yagiye ngo abyayisha ubugoryi bwe, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ariko we yavuze ngo amaze ibyawe abisambanisha. Ariko uyu mwana, ariko bene data, murebe aho Yesu atubwira ko aho uyu mwana w'imfura, uyu mwana mukuru yari ari mu murima w'abandi, yari ari mu kazi. Mu gihe murumuna we yari yagiye mu gihugu cya kure asesagura amatungo yose, umutungo yakuye mu murage yahawe, imfura ye yari mu rugo ikora ibyo umwana mwiza wese ategerejweho gukora. Yagumye iwabo akora imirimo yumvira. Atashye avuye mu murima w'umwana mukuru, ageze hafi y'urugo, yumva amashyi, yumva ingoma, yumva umuziki. Ahamagara umwe muri abo bakozi b'iwabo aramubaza ati niko shati, hano habaye iki ko numva hari ibirori? Umugaragu ati murumuna wawe se ati yagarutse rwose, kandi so yabaze cya kimasa kibyibushye, kuko yabonye agarutse amahoro. Murabyumva? Haleluya! Umuhungu yumvise ayo makuru, ngiye kumva aravuga ngo wenda atera nka haleluya 5. Niko byagenze se? Eka da! Yaravuze se ati shimwa Mana, murumuna wanjye ni muzima, yagarutse. Maze arirukanka ajya kumureba ngo ajye kumuhobera, kwifatanya n'abandi muri ibyo byishimo. Wapi! Bibiliya atubwira ngo ararakara yanga no kwinjira mu nzu. Mwabyumvise? Ariko aha niho Yesu atwereka ikintu tudakwiye kwirengagiza muri iyi nkuru. Kuva mu ntangiriro, kuva twasomeye inkuru, uyu mugani ntabwo wari umugani w'umwana umwe wazimiye, ahubwo hari abana babiri bazimiye, buri wese ariko azimira mu buryo bwe. Hari umwana umwe w'ikirara
w'ikirara w'umuhererezi wari warazimiriye kure ajya kuba ikirara nyine ajya kuraragurika, none ariko hakaba na wa mwana wagumye mu rugo agaragara nk'umwana mwiza ariko mu mutima mu by'ukuri ari ikirara. Uyu w'imfura yagumye mu rugo ariko amagambo no mu myitwarire ye atweretse ko umutima we nawe wari kure ya se. Yagumye hafi ya se ariko umutima we wari wibereye ahandi. Yarimo atekereza ibyo murumuna we arimo. Kuko ko ibintu nkora na uriya muhungu wagiye buriya yibereye mu bakobwa kubera ko babonye ko yumvise ngo yamaze ibye ngo abisambane. Uyu muhungu w'imfura ntabwo yigeze asesagura umurage, ntabwo yigeze ajya mu gihugu cya kure, yagumye iwabo akora imirimo arumvira, urebeye inyuma yari umwana mwiza pe! Ariko ahubwo niho uburara bubera. Ariko mu mutima we ngo yarashengukaga. Ariko uko twabonye papa yiruka ajya gusanganira umwana wari warazimiriye kure, n'ubu ngubu yumvise ibibaye kuri mukuru we arasohoka mu birori ajya kumwinginga kubera ko umwana nawe yari yarazimiriye mu rugo, yari yarazimiriye mu rugo. Umubyeyi umwe, urukundo rumwe, umutima umwe ujya gushaka uwo mwana uwo ari we wose, aho ari hose. Maze wumve uburyo imfura yasubije se, mwabyibuka yamubwiye ngo dore maze imyaka myinshi ngukorera kandi nta na rimwe nigeze nanga itegeko ryawe, ariko ntiwigeze umpa n'agasekurume ngo nishime n'inshuti zanjye. Ariko mwumve uburyo avuga umubano we na se. Iyo myaka yose yamaze amukorera, amategeko yumviye, hanyuma akavuga n'igihembo atigeze ahabwa, ni nk'aho yari yatangiye kubona umubano wa se nk'aho reka nkore ndebe ko nahembwa, reka ndebe wenda yazangirira gutya, nakoze ibi byose, narumviye, naragukoreye, none se ubu navanyemo iki? Wampaye iki? Kumvira kwe kwabaye nk'aho ari umushahara yagiye abika muri konti, agenda abara, ategereje umunsi ukazaza akishyuza se. Ariko mwibuke murumuna we, wa muhererezi ukuntu yari yaje inzira yose nawe asubiramo uko ari bubwire se, mpakazi mbe nkore umugaragu wawe. Yumvaga ko kubera ibibi byose yakoze yarangije gutakaza umwanya we nk'umwana, bityo akaba nibura yagaruka agakora nk'umukozi kugira ngo abone ibyo kurya. Ariko ya mfura yo itarigeze iva mu rugo nawe agaragaza, yatangiye kubona umubano we, uyu mwana mukuru yatangiye kubona umubano we na se nk'uburyo bwo gukorera ibihembo. Aratangira abara imyaka yose yakoze, abara amategeko yose yumviye, abara ibyo atahawe. Murabyumva? Umwe muri bo aravuga mu mutima we, uriya mutoya ati nakoze ibi byinshi, sinshobora kongera rwose, ngo ntacyo nkwiriye kubera ko nakoze ibi byinshi, ngo nibura sinshobora no kongera kuba umwana. None se bene data, aho natwe ntabwo tujya tugwa muri uwo mutego? Hari igihe dushobora kutabivuga mu ijwi riranguruye, ariko tukabibwira Imana cyangwa tukabyumva mu mutima, mwami maze imyaka ngukorera uyu murimo, narasenze, naritanze, naratanze, narakomeje nkomeza ndetse kuba indahemuka n'igihe byangoraga, none se kuki ubuzima bwanjye bukomeza kugorana? Ese ubundi kuki wahaye umugisha kanaka uriya yandushije gukora neza? Njyewe ukandeba kuki wasubije isengesho rye nkaba mbona byaramugendekeye gutya, ariko njye nkaba ngitegereje iryanjye ukaryihorera? Kuki wababarira uriya muntu nyuma y'ibyo byose yakoze, ibyo yakoze byose, nk'aho imyaka yose maze ngukorera nta kikubwiye? Ibyo bishobora kutubaho bene data. Iryo ni ryo sengesho ry'uriya mwana w'imfura, niko yavugaga, kandi rishobora kuba ryihishe mu mutima w'umuntu utarigeze ava mu rusengero, buri munsi akaba ari mu rusengero ariko umutima ushenguka, utigeze ajya mu gihugu cya kure, utigeze ajya kure y'Imana mu buryo buboneshwa amaso, ndetse abantu bose bakamubona nk'umuntu w'indahemuka. Aha ngaha niho ubuntu bushobora kutugora cyane bene data. Ubuntu turabukunda,
dukunda kugirirwa ubuntu tukabwishimira iyo ari twe twari tugiye kurohama, maze ukuboko kw'Imana kukadukura aho tugiye kurohama. Ariko hari igihe ubuntu butubabaza iyo tubonye undi muntu twumva yari akwiriye guhanwa, agakizwa, akagirirwa neza. Tukumva ubwo buntu buratubabaje da! Byabayeho, bibaho. Imfura yarebye murumuna wayo iravuga mu mutima, uyu koko, uyu nawe akwiriye kubagirwa ikimasa? Oya rwose ntabwo akwiriye uriya mwenda n'iriya mpeta ntabwo ayikwiriye, noneho dore bageretseho n'ibirori, ntabwo akwiriye kwakirwa gutya. Ariko rero kuri icyo gice kimwe, uyu mwana w'umuhungu w'imfura hari aho avuga ukuri. Nibyo koko uriya muhungu muto ntabwo yari abikwiriye, ariko mwumve neza kuko niho hari umutima w'uyu mugani. Iyo ubuntu buza kuba ikintu umuntu ahabwa kubera ko yabukoreye, ntabwo buba bukitwa ubuntu. Nibyo tumaze iminsi tuvuga. Umuherezi ntabwo yakiriwe kubera ko yari amaze gukora ibintu byiza bihagije, noneho ngo abone kwakirwa. Ariko n'imfura ntabwo yari mu rugo kubera ko yari yarakoze ibyiza bihagije ngo ibe yariguriye umwanya wayo mu muryango. Bombi bari abana, bombi bari bakeneye kubaho ku buntu bwa se, ntabwo bari bakeneye kubaho kubera ku byo buri wese yumvaga yarakoze muri urwo rugo. Niko ubuntu bumeze. Umwe yari yaragiye kure bihagije kugira ngo amaherezo abone ko akeneye se. Undi yari yaragumye hafi bihagije kugeza ubwo atangira kwibwira ko umwanya we yawukoreye kandi ko uwo mwanya awukwiriye. Nta n'umwe muri bombi wari warabikoreye ngo abe akwiriye ubuntu bwa se. Kandi noneho mwitegereze uwo mupapa, wa mubyeyi twabonye asohoka bwa mbere ajya gusanganira umwana, wa mwana wari wabaye ikirara, ntabwo gusohoka ajya gushaka abana be bizigera bihagarara. Yagiye gusanganira umwana wari kure, arongera arasohoka ajya kwinginga umwana uhagaze hanze y'urugo wanze kwinjira. Haleluya! Umwe yari yaragiye mu gihugu cya kure, undi yarahagaze hanze y'urugi. Rero bene data, uburyo bwo kuzimira buratandukanye, ariko data ni umwe, kandi igihe cyose iyo tuzimiye twazimirira mu rugo, twazimirira hanze, data arasohoka akatwegera, uwo waba uri we wese. Imana ishimwe cyane. Rero uyu mwana w'imfura hari ubuntu, hari impano, hari kado yari ifite, ariko irayirengagiza, irayibagirwa. Iyo usomye umurongo wa 31 n'uwo 32, mwumve igisubizo papa yaramubwiye, nawe ngo aramubwira ati, mwana wanjye, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Arongera abimusubiriyemo. Ijambo rya mbere uyu mubyeyi yabwiye umwana amaze kurakara abona yarubiye, yaramubwiye ati, mwana wanjye. Mbere yo kugira icyo avuga ku kuba atarigeze amubagira n'agasekurume cyangwa ku myaka yose yamaze amukorera, ijambo rya mbere umupapa, umuzehe yasohotse abwira umwana, aramubwira ati, mwana wanjye. Yaramwumvise amagambo avuga, ariko ntabwo nawe yafashe ikaramu. Uyu mupapa nawe ntabwo yafashe ikaramu ngo atangire kumubwira ibyo yamukoreye kuva akiri umwana, bya bindi byose umubyeyi akorera umwana, ahubwo yaramushubije ati, mwana wanjye. Ni nk'aho amwibutsa ati, mbere y'ibyo byose uvuze, wakoze byose, uri umwana wanjye. Umubano dufitanye ntabwo utangirira ku mirimo yawe, mbere na mbere uri umwana. Haleluya! Hari ikindi kintu cyiza cyane muri ayo magambo uyu mupapa yabwiye uyu muhungu mukuru w'imfura. Umuhungu w'imfura yari imaze kuvuga kuri murumuna wayo wari waragiye kuzerera, ngo imwita ngo uyu mwana wawe. Nta nubwo yigeze avuga ngo uyu murumuna wanjye. Ni nk'aho yavuze ati, uriya mwana wawe njye nta naho ngihuriye nawe. Ariko umubyeyi ntabwo yaretse ayo magambo y'uburakari aguma mu kanwa k'uwo mwana ngo abe ariyo asobanura umuryango. Mu kumusubiza yaramusubiza ati, uyu murumuna wawe uyu. Ni nko kumwibutsa ati, nubwo umurakariye,
aracyari murumuna wawe. Ntabwo uburakari bwawe bushobora gukuraho iyo sano y'uko ari murumuna wawe. Muri ayo magambo make, uyu mubyeyi aributsa uyu muhungu mukuru ibintu bibiri yari yaratangiye kwibagirwa. Wowe uri umwana wanjye kandi uriya ni murumuna wawe. Noneho se arakomeza aramubwira ati wowe turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Murumva ukuntu ayo magambo akomeye umwana yari amaze kwitotomba avuga ko batigeze mubagira n'agasekurume kamwe, ariko se ntabwo yamusubije ati nta kibazo mwana wanjye, nta kibazo, noneho ahubwo wowe nzakubagira n'isekurume ebyiri cyangwa eshatu, rwose nta kibazo n'udusekurume tubiri, ariko ugire amahoro wo gukomeza kubabara. Ahubwo yaramubwiye ati ibyanjye byose ni ibyawe. Yari yabyibagiwe. Imfura yari yarahugiye cyane mu kubara ibyo itahawe kugeza aho itakibona ibyo yari isanganywe. Yabaga mu rugo rwa se, yagendanaga na se, yari mu mutungo wa se, ariko kubera ko umutima w'uwo muhungu mukuru wari waratangiye kubara ibyo abandi bahabwa n'ibyo we atahawe, yari isigaye yumva imeze nk'umuntu w'umukozi ukorera ibihembo kandi n'ibyo bihembo ntabibone. Haleluya! Nyamara kandi uwo musore ni ubutunzi bwose bwari ubwe. Ni nk'aho Imana itubwira bene data ati mwihugira cyane kureba ibyo mutahawe kugeza ubwo mwibagirwa impano ikomeye kurusha izindi musanganywe. Iyo mpano ikomeye ni ukuba mumfite nka so, ni ukuba mubana nanjye. Impano iruta izindi bene data muri uyu mugani ntabwo ari umurage, ntabwo ari ibintu, ntabwo ari umwenda mwiza, ntabwo ari impeta, ntabwo ari ikimasa kibyibushye, ndetse ntabwo ari ka gasekurume iyo mfura yavugaga ngo batayibagiye. Impano iruta izindi yari papa we ubwe babanaga. Umuhererezi yari yarashatse byose yari afite kurusha kubana na se. Imfura yo yari yaragumye hamwe na se, ariko ihugira cyane mu byose yari kuba yarayihaye kugeza ubwo itakibona agaciro ko kubana na se. Murabyumva bene data? Niyo mpamvu uyu mubyeyi yaravuze ati ariko byari ngombwa rwose ko twishima tukanezerwa, kuko murumuna wawe uriya yari yarapfuye none yazutse, yari yarabuze none yabonetse. Ntabwo se aje impaka n'imfura ku byerekeye agasekurume, we aramwihorera, ahubwo aramubwira ati mwana wanjye, uyu munsi ntabwo ari uwo kubara ibyo wahawe n'ibyo utahawe. Uyu munsi ni umunsi wo kwishima kuko murumuna wawe wari warazimiye yabonetse. Ntabwo twishima kubera ko yarakwiriye ibyo birori, ntabwo twishima kubera ko yarakwiriye ibyo birori, twishima kubera ko yari yarapfuye none akaba ari muzima, yari yarazimiye none akaba yabonetse. Mu kurangiza uyu mugani rero bene data, Yesu ntabwo atubwira niba imfura yarageze aho ikinjira muri ibyo birori, ntabwo atubwira niba uburakari bwayo bwarageze aho burashira, nta nubwo Yesu atubwira niba uyu musore yaragiye agahobera murumuna we. Inkuru irangira akiri hanze, agikomeza umupapa ise akiri hanze agikomeza kwinginga umwana we ngo yinjire. Kandi aha niho iherezo ry'uyu mugani mu by'ukuri rirushaho kugira uburemere, iyo twibutse impamvu Yesu yawuvuze. Muribuka mu ntangiriro ya Luka, mu ntangiriro y'ibice 15 bya Luka, ubundi iki gice gitangira abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha bari begereye Yesu batangira batangiye kuganira na Yesu. Abanyabyaha, abakoresha koro, abantu mbese b'imico mibi, Yesu arimo kubaganiza. Noneho abafarisayo n'abanditsi barivovota bavuga ngo Yesu arimo kuganira n'abanyabyaha, ngo asangira n'abanyabyaha. Noneho Yesu amaze kubabwira inkuru y'umuhungu w'imfura, ubu rero nyine Yesu yari amaze kubabwira inkuru y'uyu muhungu w'imfura wari wanze kwinjira mu birori, yarakajwe n'uko se yakiriye murumuna we, kandi murumuna we akaba yari yarakoze amabi menshi. Ni wa mwuka umwe wo kwitotomba. Ni nkaho Yesu ashaka kubwira muri uyu mugani, ashaka kubwira uwo ari we wese, cyane cyane abafarisayo, abantu bigira abakiranutsi. None se mwebwe noneho murinjira se mubane n'abanyabyaha, muratangira kunezezwa n'uko abanyabyaha bagarukira Imana, cyangwa muraguma hanze mubara ibyo mwakoze n'ibyo abanyabyaha badakwiriye kubona? Niryo somo tubona muri uyu mugani bene data. Yesu ntabwo atubwira icyo imfura yahisemo, kandi noneho ikibazo
ntikiba kikiri icy'uwo muhungu w'imfura wibwira yabaye umwana mwiza gusa, ikibazo ni icyacu uyu munsi. Uyu munsi Data wo mu ijuru aragusanga akwinginga ngo ureke kubara ibyo wakoze, ureke kwigereranya n'abandi, ureke kureba ubuntu yagiriye abandi nk'aho hari icyo bakwambuye. Uyu munsi Data araguhamagara kugira ngo winjire mu munezero we. Umugani w'umwana w'ikirara rero na mukuru we w'ikirara urangirira ku rugi rufunguye. Ibirori birakomeje bene Data. Data arahamagara umwana we ngo yinjire. Kubera ko hejuru ya byose Imana iruta ibindi ntabwo ari ibyo Data aguha, Imana iruta ibindi ni ukubana, ni ukujyana umubano mwiza na Papa wo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Yesu arakwinginga wumva ijwi rye, mwumvire none uyu munsi, abamwiringira bazishima, haguruka umusange. Amen, amen. Turagushima Data, turaguhimbaza ko watweretse umutima wawe muri iri jambo. Bamwe muri twe tuzi icyo kuba nk'umwana muto bisobanura. Twarayobye Data, twagiye inzira zacu dushakira ubuzima kure yawe, tugarura iwawe Papa, tugarura iwawe. Bamwe muri twe tuzi icyo kuba nk'uriya mwana w'imfura nabyo bisobanura, kubera ko twakugumye iruhande hafi y'inzu yawe, turagukorera kandi turakumvira, ariko imitima yacu yageze aho iraruha, imitima yacu yageze aho ndetse iriyemera, irarakara, ibika inzika. Utugarura iwawe Papa, tubabarire iyo dutekereza ko twakoze ibibi byinshi ku buryo tudakwiye ubuntu bwawe, kandi utubabarire Mwami igihe dutekereza ko twakoze ibyiza byinshi ku buryo hari icyo utugomba. Turagushima Mwami Yesu, wakoze ibyo tutari dushoboye kwikorera. Utwigishe kureka kuguhunga, twigishe kureka kugerageza kwihesha ibyo uduha ku buntu. Mwami mwiza, utwigishe kumenya kugukunda no kunezerwa no kubana nawe nk'uko uri umwami wacu. Icyubahiro cyose kikugarukire Mana, kandi imitima yacu iyobye utwibutse kugarukira, utugarura iwawe mu izina ryawe ryera Mwami wacu. Amen, amen. Murakoze bene Data kuntega amatwi muri iki gitondo. Uwiteka ubuntu bw'Imana bubane namwe. Shalom, shalom, shalom.